uzakirizwamo ariko umurama nubwo waba uri mu butayu yaguhera amazi ugaheruka ugashira inyota irinde udata umurongo itabaza ryawe rigashiramo umugwa agasanga utiteguye kandi aribwo umwijima utwegereye dukeneye kwitoza kubana na Yesu itanura nubwo ryabari gurumana kandi itanura turimo n'isi tunananijwe ariko twihangane nayo nyanja itukura bayambutse umutse tunananijwe ariko twihangane nayo nyanja itukura bayambutse umutse buri wese akeneye umucyo kandi umucyo ni Kristo yarivugiye ati ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo uwo Yesu wirengagije amafuti yacu akatubera inzira umunyabyaha akirizwamo niwe watanze urugero rushitse ku batajuru kaza intekerezo zacu utwongerere kwizera uduhe no kwihangana guhangana n'uyu muraba nibyoroshe umuyaga wiyungikanya tuyobore tutagwa ibuye ry'Umwami dore ubwoba ni bwinshi turabona dukangaranye twongerere imbaraga tubashe gushikama gaza intekerezo zacu utwongerere kwizera uduhe no kwihangana guhangana n'uyu muraba nibyoroshe umuyaga wiyungikanya tuyobore tutagwa ibuye ry'Umwami dore ubwoba ni bwinshi turabona dukangaranye twongerere imbaraga tubashe gushikama kandi dufiduza tubera uwakane itanura rigurumana kandi ni wawundi wafashe iminwa intare ari na Danieli ndetse n'uwacaniriwe mu ngunguru y'amavuta ntiyahiye n'ukuri ntiyahiye uwarinze abari bakomerewe kuturusha natwe azatubera inkingi idukingira ibishuko by'umwanzi gaza intekerezo zacu utwongerere kwizera uduhe no kwihangana guhangana n'uyu muraba nibyoroshe umuyaga wiyungikanya tuyobore tutagwa ibuye ry'Umwami dore ubwoba ni bwinshi turabona dukangaranye twongerere imbaraga tubashe gushikama gaza intekerezo zacu utwongerere kwizera uduhe no kwihangana guhangana n'uyu muraba nibyoroshe umuyaga wiyungikanya tuyobore tutagwa
tubashe gushikama. Ganza intekerezo zacu, utwongerere kwizera, uduhe no kwihangana. Guhangana n'uyu murava ntibyoroshye, umuyaga wiyungikanya, tuyobore tutagwa, nimurengere Mwami, dore ubwoba ni bwinshi, turabona dukangaranye, twongerere imbaraga, tubashe gushikama. Wabona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa n'intiti baramubaza bati, mwigisha, ese niwe wakoze icyaha? Yesu abibonye arabegera ababaye, atuye wararengana, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we. Ibigeragezo turabyinubira, nyamara hari n'icyigisho, niyo mpamvu koko biba ari ngombwa ko duhura nabyo. Agaciro k'izahabu kagaragara yanyujijwe mu ruganda, ibuka ko gushaka umuvuzi niba wari uko warwaye. Agaciro k'izahabu kagaragara yanyujijwe mu ruganda, ibuka ko gushaka umuvuzi niba wari uko warwaye. Umukiza yahuye n'uwarubabaye, abemera gato barabishidikanya, mu ijwi rituje nawe ati, ndabona, kandi uwanyijije si umunyabyaha nkanjye. Yari yarabaye iciro ry'imigani, abamubonaga bose bamukwena. Ntukambe n'igihe umaze mu butayu, igihe kizagera aza kugereho. Yari yarabaye iciro ry'imigani, abamubonaga bose bamukwena. Ntukambe n'igihe umaze mu butayu, igihe kizagera aza kugereho. Ati nyir'ibisi barabazanya, ese uyu niwe wicaraga asabiriza? Nawe ati, ni jye, nahuye na muganga uruta abandi, niwe wanyijije, ubu ndahimbaza. Iyo bambaza uburyo nakize za ndwara zose zari zarandembeje, mbabwira ko nageze kwa muganga, hejuru y'abavura, njyewe nageze kwa muganga.
umukiza bakwiriye gukoresha mu makuba ndetse no mu byago bibugarije ku gicaniro niho dusuka amaganya yacu dupfukamye dusenga dusaba umukiza Yesu isengesho rikaba umubavu humura neza Imana dusenga ntabwo ari bayari nta nubwo ari dagoni ngo tugire impungenge iyo dusenga n'Imana Isirayeli nivuga iti munyambaze n'Uwiteka iravuga bikaba yategeka bigakomera nivuguruza kandi nta nubwo igibeshya ibyo wirabizi kuko ntabwo ihunikira guma ku mavi urebe ibyigukorera usenga usaba Imana uduca bugufi tegereza wihanganye gusubizwa kuzava mu bushake guhoraho oya cyangwa tegereza cyangwa yego bizabaho kuko ari byo bisubizo biva ku Uwiteka Imana burya Imana iduha ibyibona ko dukeneye Imana dusenga ntabwo ari bayari nta nubwo ari dagoni ngo tugire impungenge iyo dusenga n'Imana Isirayeli nivuga iti munyambaze n'Uwiteka iravuga bikaba yategeka bigakomera nivuguruza kandi nta nubwo igibeshya ibyo wirabizi kuko ntabwo ihunikira guma ku mavi urebe ibyigukorera gusaba iyo dusenga n'Imana niyo tutarayisaba ibizita dukeneye gumya usenge irahari ku bwawe tuyizera ntihazagira ugushuka ngo mujye gushaka ibisubizo ngo mugende mu butayu cyangwa se no mu buvumo burya Imana nawe itabani wawe irahari dusenga ntabwo ari bayari nta nubwo ari dagoni ngo tugire impungenge iyo dusenga n'Imana Isirayeli nivuga iti munyambaze n'Uwiteka iravuga bikaba yategeka bigakomera nivuguruza kandi nta nubwo igibeshya ibyo wirabizi kuko ntabwo ihunikira guma ku mavi urebe ibyigukorera iravuga bikaba yategeka bigakomera nivuguruza kandi nta nubwo igibeshya ibyo wirabizi kuko ntabwo ihunikira guma ku mavi urebe ibyigukorera
imbaraga njye sinzabura guhanga amaso Yerusalemu isoko yo gukomera kwanjye Imana erewa amasezerano yanjye maze ndakomera sinzacika intege kuko rutare rwanjye niwe niringiye azankomeza kuko nta wundi wo wiringirwa oya nubwo abandi basuhererwa babona birangiye amaso yanjye nzayerekeza ku Uwiteka nk'uko Daniyeli yasengaga yerekeza i Yerusalemu umutima wanjye uzerekeza ku Uwiteka niwe gakiza kanjye niwe buhungiro mfite nubwo abandi basuhererwa babona birangiye amaso yanjye nzayerekeza ku Uwiteka nk'uko Daniyeli yasengaga yerekeza i Yerusalemu umutima wanjye uzerekeza ku Uwiteka niwe gakiza kanjye niwe buhungiro mfite yerekeza i Yerusalemu umutima wanjye uzerekeza ku Uwiteka niwe gakiza kanjye niwe buhungiro mfite nubwo abandi basuhererwa babona birangiye amaso yanjye nzayerekeza ku Uwiteka nk'uko Daniyeli yasengaga yerekeza i Yerusalemu umutima wanjye uzerekeza ku Uwiteka niwe gakiza kanjye niwe buhungiro mfite Munyabushobozi wabana nawe data urahambaye ese ninde munyabushobozi wabana nawe data urahambaye ese ninde munyabushobozi wabana nawe data urahambaye
n'abaciye imanzi ubu mu bwoko bwanjye nimuze mwinjire mu munezero wa data nibwo Yesu azahaguruka tubwira ati n'abameneye amaraso ku musaraba namwe muyogamo n'abaciye imanzi ubu mu bwoko bwanjye nimuze mwinjire mu munezero wa data ryarembo rifunganye nibyo twese turarigirwa kunyuramo kugira ngo tuzabashe kugera heza nubwo biruhije pe cyane Yesu ari bugufi bwacu kugira ngo atuneshereze nibwo Yesu azahaguruka tubwira ati n'abameneye amaraso ku musaraba namwe muyogamo n'abaciye imanzi ubu mu bwoko bwanjye nimuze mwinjire mu munezero wa data nibwo Yesu azahaguruka tubwira ati n'abameneye amaraso ku musaraba namwe muyogamo n'abaciye imanzi ubu mu bwoko bwanjye nimuze mwinjire mu munezero wa data turararikirwa inzira zagera ngo abarizo tunyuramo none tureke kuba nyabwenge wacize ubusamo akabura urwandiko inzira ikiza umukiranutsi no gutungana izikenewe n'ukwakira Yesu we nzira y'ukuri n'ubugingo kuko nawe utakwa datanyuze tuzazamurwa twerekeza i Siyoni muri wa murwa wera w'amahoro mbega ibyishimo tuzagira dusezeye ku isi twibanire n'umukiza wadukunze tuzazamurwa twerekeza i Siyoni muri wa murwa wera w'amahoro mbega ibyishimo tuzagira dusezeye ku isi twibanire n'umukiza wadukunze tuzazamurwa twerekeza i Siyoni muri wa murwa wera w'amahoro ibyishimo tuzagira dusezeye ku isi twibanire n'umukiza wadukuze ibyo
watwongeye ibindi ese nihe twahera tutagushima ese nihe twahera tukwihakana ubuhungiro bwacu warakoze wibuke aho wari uhagaze uwo munsi ubwo wavuga guti Yesu uyu mwaka dutagiye uzandinde n'umuryango wanjye none wawugezemo uribagiwe mbese uzagaruka ute imbere y'Imana utayikiranukira ngongera ume biteye agahinda kugaruka usaba n'ibyo wahawe utaraje gushima ntabwo twibagiwe ntabwo twarorera kuza imbere yawe ngo tuvuge ibi turimo uri Imana itari imbarirano uri Imana twibone n'amaso yacu ku byo twagusabye watwongeye ibindi ese nihe twahera tutagushima ese nihe twahera tukwihakana ubuhungiro bwacu warakoze gukwiriye ngo tugushimire ibyo wadukoreye ntabwo twibagiwe ibyo waturejeje nubwo abavuga amashimwe dutera utwakire ntabwo turi beza gusa wowe urera wakira ishimwe ryacu murengezi twibagiwe ntabwo twarorera kuza imbere yawe ngo tuvuge ibi turimo uri Imana itari imbarirano uri Imana twibone n'amaso yacu ku byo twagusabye watwongeye ibindi ese nihe twahera tutagushima ese nihe twahera tukwihakana ubuhungiro bwacu warakoze ntabwo twibagiwe ntabwo twarorera kuza imbere yawe ngo tuvuge ibi turimo uri Imana itari imbarirano uri Imana twiboneye n'amaso yacu ku byo twagusabye watwongeye ibindi ese nihe twahera tuzagushima ese nihe twahera tukwihakana ubuhungiro bwacu warakoze ku byo twagusabye watwongeye ibindi ese nihe twahera tutagushima ese nihe twahera tukwihakana ubuhungiro bwacu warakoze umunsi w'umunezero ariko ubundi ko mbona igitaramo kiba cyatumye tuzamuka cyane kandi nigitaha harimo abaraja mu bibazo
sibyo se none buriya twageze kwa muganga tuvuge ko nta bindi bibazo bizabaho se ndashaka kubaza muri iyi gitaramo cyo kw'ijuru kizaba kimeze gute kizaba ari cyiza cyane cyakora babwire hari abantu bazi kwihugura muri iki gitaramo ni cyiza pe mani bakumugisha kabifurize kuzaririmbira no mu ijuru abakorari baho b'abamarayika barabategereje ngo muzaririmbane Yesu ashimwe wakubaza wababwira ngo wageze kwa muganga indirimbo nanjye numvise ari nziza cyane Imana itugire neza twese reka nagere mbase mbese n'abashyitsi turi kumwe nabo mu gitondo baracyahari niba bahari mu cyubahiro cyabo bahagarare tubakire barahari yego ndababona mwavuga mena se none aba bantu bihanganye pe bande bafasha tukabakira turabakiriye mu izina rya Yesu Imana ibahumugisha amen hari umuntu nemereye Bibiliya sinzi nawe n'abakiri hano yatashe arahari ye mukanya ndayimuhereza rwose niteguye gutanga Bibiliya ndanezezwa n'amateraniro dufite rero mwongera nkanezezwa cyane n'abantu baba badukurikirana tuticaranye hano nabo Imana ibahere umugisha aho bari ndagira ngo tugire rero amagambo twasoma muri Bibiliya ariyo jambo ry'Imana ndavuga muri make kuko n'ejo ndaba ndi hano n'ejo n'icyakora iyo aba bantu baturutse kure baje kuririmba bigasoza indirimbo zabo bataziririmbye buriya nje birya ahantu ntabwo biba ari byiza ubwo rero nk'umuntu uri hano imbere ntabwo ndi umwana nzi icyo ngomba gukora Yesu ashimwe kandi abantu bakunda indirimbo gusa ndabona mukunda indirimbo cyane turi kimwe rero nanjye ndazikunda mutansengera ngo ngire vuba ahubwo nanjye bindimo ngo mbashe kugira vuba reka aya materaniro y'umugoroba tuyabiguze isomo mbona muri Zaburi ya 34 ariko tugiye gusoma birumvikana nubwo mukunze kurari cyane mbese abantu biyemeza kuzana nabo batararirimbana nabo buriya mageze ngo nta hantu bari kureba twabashimye cyangwa twabashimye mbese n'ibisonga hagarara tukabakira nta bandi bantu bazanye nawe harya uyu mugabo kuba atari kuririmba akazana nawe nkunda abantu rero bari ku ruhande rwa korali igira hino impamvu bakunda buriya baba bashoye ifaranga kandi baraba hano batavuze navuga mese cyakora nk'uyu mukuru w'itorero w'umukuru kuri iyi ngofero bane z'abajyanye mu ijoro nk'uyu mukuru w'itorero w'umukuru reka muhe abasuhuze si byose amenyeye amatangazo kandi nawe n'umubwiriza anyura hano hanyura hariya tugahurira hakurya Imana ibagirire neza wasuhuza aba bantu ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahumugisha nejejwe no kubana namwe muri iki kigoroba kandi nejejwe n'aya materaniro kandi nejejwe nuko mufite umukuru w'itorero mukuru ushyushye ariko si byose ibi ngibi turi gukora hano muri isi iki gitaramo kinejeje tuzagikorera mu ijuru Satani adahari yaratsinzwe by'iteka ryose kandi uyu mubwiriza w'uyu mugoroba Karenzi nibwo ubona akoresha ingufu nyinshi ni ukugira ngo aho azaba kuko yamaze kugera ibyiringiro ko azajyayo ni ukugira ngo aho ngaho Yesu yagiye kudutegurira namwe muzagenze gute Yohana 3:16 avuga ngo iki kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe iki nibyo mbifurije mu izina rya Yesu Nakoze cyane Imana ikumugisha abifurije kuzabona ubugingo buhoraho
Yesu ashimwe. Ariko nanjye niko gahunda zimeze. Uretse ko tukiri mu isi nyine intambara turacyayirwana. Nibyo Zaburi ya 34 ivuga ngo iki? Oya mube muretse mwebwe ndi kubaza ngo ntagire gusoma. Ntabwo ndabarenganya kuko ntabwo muyizi mu mutwe. 34 ni Zaburi iyi ya Dawidi ubwo yisarishaga imbere ya Abimeleki akamwirukana akagenda. Dawidi Imana yamukoreye ibikomeye ariko ashaka gusoma ku murongo wa 9 kambere kwa munana bareka Uwiteka bambisha amahema yo kugota bamubaha akabakiza. Nimusomongere mumenye yuko Uwiteka agira neza ahimba umuhungiraho mubaho Uwiteka mwabera kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza ariko abashaka Uwiteka tibazagira icyiza bakene. Aya magambo ndangije kuyasoma nkabaza ikibazo ku bashitsi bari hano. Kambabwire ko dufite korali yaturutse iyo muri Kigali, dufite na korali hano isanzwe navuga ngo ni moteri y'aya mavuna. Mbese dukurikije uko baririmbye mbere mvuze cyane, dukurikije n'iyi korali itubwira ko ubu turi kwa muganga twese, ntari nabwiriza ngo nkurikije uko baririmbye baririmbye ndi kubona nanjye naje imbere ya muganga ugafatira icyemezo kuri izi ndirimbo ukavuga ati nihariye kubera izi ndirimbo maze kumva. Waba urimo mu bashitsi ukazaba umwizera w'aba baririmbyi bakoze amavuna baturutse Kigali. Urimo ni burimo gira gutya ukurikije ukuri kubyumva, ukurikije uko abanye baririmba morali bari nayo Imana bafite tinanje Imana shaka Imana yanjye. Waba urimo kugira gutya aguruka niba n'ubarimo nazi kwigope kandi buriya kiba haje umuririmbyi w'i Kigali akaza kamamagarira umumama uyu uri kuririmbira hano amamorali nyinshi ari kungereza. Ariko rero Yesu ashimwe. Haleluya. Kagira ngo uzuhoberere uyu mumama, hoberera mama rwose umuhobere cyane. Mwavuga bena uyu ni umwizera wa korali murabyongeye mwari bakumugisha bari baza se bari bamwe mwitonze abatwite ni benshi. Haleluya. Abatwite ni benshi. Nta wundi nabonye ashaka kumva ko avuga tuva nubwo batari babwiriza burya muri iki uko baririmbye nafashe icyemezo ubu nanjye ndashaka kuba pamukara gutya gusa kandi nakubonye vuga amen. Uramukorana nawe araba wa nyisuti sinzi hari umama nabonye visi perezida wa korali sinzi yagiye hanze uzane na morali utiye kuza soko warwaye kukoza ufite kamorali. Muvuga amen. Nija kuhoberera kuri mubyeyi nguyu uzaririmba neza. Aba nabizera abakorali baririmbye ntabwo abandi nje ndahamagara abandi ngo nabandi. Umwe ni wa korali yaturutse Kigali, undi ni wa korali ya hano. Imana bagiriye neza rero, Imana bakamahoro. Impamvu uyu muhungu ntari kumuvugaho cyane azanwa n'umudive ntabwo ari byo mwa uri umudive rero reka kutumarira umwanya aja kwicara si byo se turi gushaka abashaka kubatizwa kandi ntabwo babatizwa si byo se umuyobozi ntabwo ujane hariya wicare hariya Yesu ashimwe. Reka turebe se abishimye muri kumva mufite kamorali nta wundi uri kubyumva n'akavuga ati Mana ndashaka kuzarenganira barabaririmbi ku nyanja y'ibirahuri kuva mu gitondo wari uri hano none uracicanye udakukanye kwicara kutahe wapfite
bigera no mu rugo bagutonganye ngo wiriwe ahubwo avuga ngo byari byose nuko ntiriwe hano ariko burya naje nageze kwa muganga urimo nawe ukaza hano tukakongeraho yaje nkavuga mbere erega n'ubu turi gukora amavuna sinzi abandi imibare muba murimo imibare muyigabanye mwongere amasengesho ndasaba indirimbo baririmbyi baririmbye yitwa amasengesho muri kuyireba musenge rero Imana idukorere ibikomeye haleluya hari ushaka kuza arahari ko ngiye kwigisha ariko ndikumva mufite mwanya imbawe ufite morale mwagira ngo twageze mu soko kandi hano turi kwa muganga isahimwe ubyisha kuje cyane utari wagera imbere yo gusuzuma uri gukora nabi orohare reka tunezezwe n'abantu mari bamugisha ushaka kuba mujana bicaze muri akora bishenje nabi Kigali navuga bene bamwe bazicarana nawe ujana muri dini umwicaze hafi ya vice perezida wa korali umushire hafi ya perezida wa korali ye bajane mose navuga mine sino muranezerewe sinzi rero niba nabibiya naheza wa muntu nageze hano reka nsabe korali muri kwishimira mu bantu baje bashasha ariko ni mujye kubabwira mumbwire perezida azanire ya bibiliya ihereze wa muntu kandi wa muntu igeze hano hafi ihereze wa muntu kumenya ni kubatindira none ko ndi kuva muri musakuza bagiye kwizana bawitonze udatinda guhagarara hano ugasanga buri wese ari gushaka kukureba Yesu ashimwe iyo dushaka kugabanya ibigeragezo tuba twicaye haleluya batari baza rero reka ndase kucyo nshaka kurasaho muri mugoroba amagambo make cyokora ariko meza afite umuhamagaro mwiza nifuza ko nawe aya magambo wayatekerezaho ukayazirikana Yesu ashimwe aya magambo nshaka ko tuganire nifuza ko twaganira muri Daniyeli bisaba ko tugiye mu cyumweru cya kabiri nifuza ko twakwimuka kuko icyambere kimaze n'iminsi tuvuga amateka ariko mu cyumweru cya kabiri tugiye kwigana ubuhanuzi ubundi n'iki mukurikira ubuhanuzi ni amarenga murebe hano kandi aya marenga akaba agizwe n'abantu babiri ndabaha urugero ntanatanga urugero ubuhanuzi butubwira ibyabaye bukatubwira ibiriho n'ibizaba yego ariko amateka yo atubwira ibyabaye tugiye kujya mu buhanuzi rero tumaze igihe muri A tugiye muri B aya marenga ya gihanuzi niyo yatumye itorero ry'Imana iririmba ndabaha urugero Imana ibwira abana bayo ikiyoka abatazi Imana baba bazi ko ari ikiyoka gisanzwe ariko abazi Imana bazi ko ari Satani yego Imana ivuga umugore mu buhanuzi abakurikirana ab'Imana bumva ko ari itorero wa muntu naze reka tumuhereze natuze kugira aha biba bigaragara ko harimo abanyamasengesho basenga cyane ngo Mana tsinda bigasoza Imana itsinze Yesu ashimwe twari turi gutanga ingororano ku muntu twahamagaye saa 5 akumva ko nawe agomba kuba hafi y'Imana nandi gusobanura rero ubuhanuzi ko ari amarenga natangaga urugero Imana ishobora kuvuga umugore abatazi Imana bakibwira ngo naba bakenyeye ibitenge abazi Imana bakaba bazi ko ari itorero niyo mpamvu dusomye mu byahishuwe twasanga umugore wambaye izuba yego
cyangwa se iby'umugore n'ikiyoka. Iyo tukomeje gusoma dusanga umugore wambaye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye. Iyo utasomye Bibiliya rero ntabwo umenya ibyo ari byo. Imana yarindishije itorero rero ubuhanuzi. Niyo mpamvu hamwe nzahagera mukumva ndi kuvuga ngo inyamaswa, mbona inyamaswa, mbona inyamaswa. Ubundi inyamaswa barasobanuye ngo inyamaswa ni bagenzi bacu ba bugufi. Nanyumva neza? Ndabaha urugero rwumvikana. Nubwo bigaragara ko dukunda inka rwose, kandi buryo wakwanga inka nta bwenge aba afite. Inka, ariko abantu bari gusakuza. Inka ni nziza, ariko ndavuga ari igihe cy'amahoro makeya, ukajya hariya kuyiragira, abagome bashobora kuza bakagukubita bakakunoza, inka bakayijyana itavuze. Hari akandi gasimba kitwa imbwa. Imbwa nubwo abantu bayisuzugura, ntabwo mushobora kuba muri kumwe mu mubande ngo bisoza abantu bashatse kuguhohotera ngo iceceke. Byakomeye rero imbwa yaruta inka. Munyumvire, cyakora amahoro ahari, inka iruta imbwa. Biri kumvikana si? Byakomeye imbwa yaruta inka. Cyakora amahoro ahari, inka yaruta imbwa. Imana rero yemeye ko abantu bihisha mu buhanuzi, ikoresha inyamaswa kuko turi bugufi. Inyamaswa ni bagenzi bacu, ni bagenzi bacu ba bugufi. Barasobanuye ubu namwe mwimutse nanga mwese mukagenda n'inka zinaha kuko ari zigenzi zacu, zakwimukira iyo mugiye. Sibivuga muri kubyumva. Bavuze ngo amahoro abonetse muri Kongo, inka zacu zose zo mu Rwanda nazo zaje muri Kongo zaba zabonye amahoro. Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Biri kumvikana se? Muzareba aho abantu bari, ni imbeba zikunze kwibanda. Aho abantu bageze injangwe zirahagera. Nibyo ariko aho abantu bari ni ihene zigera. Bishatse kuvuga ngo aho ihene ziri kugera na wa muntu wahageze biba bigaragara ko uyu muntu ari umukungu kuko ari gutunga ibyaremwe. Sibiri kumvikana buriya se? Rero kubw'iyo mpamvu Imana yarindishije itorero ubuhanuzi kugira ngo abantu babe mu mahoro. Ubuhanuzi nababwiye ko ari amarenga. Nshobora kuba madamu ari hano muri iri teraniro nkamubwira ngo umva rero ninkorora ndaba ndi kukubwira ngo uje gucura ihene. Abari hano mbonye banzaniye amazi ngo ubw'inkorora iraje, nyamara iri kubwira madamu ngo uje gucura ihene. Namubwira ninkorora kabiri utagiye kuyicura kurambona. Burya rero ndasaba aba baririmbyi mwaririmbye nteze amatwi namwe mutega amatwi. Yesu ashimwe. Ibi mvuga muri kubyumva se? Amarenga rero n'ay'abantu babiri. Imana ifitanye amarenga. Mu gihe abantu barya uko bashaka, bakanywa uko bashaka, bakambara uko bashaka, ab'Imana bo bumva ijwi ry'Imana. Imana ikabagira inama uko bagomba kurya, nuko bagomba kunywa, uko bagomba kubaho imibereho yabo ya buri munsi. Niyo mpamvu Imana ya kera yakoranye n'abakera ari iduhamagara muri uyu mwanya. Ngiye gusoma amagambo rero uko abakera bakoranaga n'iyi Mana. Haleluya. Ngiye muri Daniyeli rero. Mufate Bibiliya tugiye gusoma cyane umutwe w'icyigisho nshaka kwigisha ku magambo avuga ngo mbese buriya. Haleluya. Ibiranga abana b'Imana ni ibihe? Reka dusome muri Daniyeli mu gice cyaho cya mbere. Nifuza kuzigana namwe Daniyeli guhera ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 12. Ndirukanka kugira ngo nze guha umwanya abaririmbyi bakomeze bataramira Imana natwe twumvireho. Igice cya mbere niho ngiye gusoma. Imana ihumugisha Daniyeli na bagenzi be. Abantu Imana yarinze mu gihe cya kera. Niyo mpamvu tubona ko Imana izarinda no muri iki gihe. Imana irinda abana bayo, kandi no mu gihe kizaza Imana izarinda. Kandi mbabwire burya abafite amatwi yumva bagomba kumva ibyo Umwuka abwira amatorero. Kambabwire ko no mu gihe cya Yohana harimo ababa batumva. Kandi nongere mbabwire, kambabwire mwa bana b'Imana mwe, baba ari abashitsi n'abadive bari gusubira inyuma. Umuntu uzasubira inyuma cyangwa se umuntu utakumva ubu butumwa ngo ashaka ibindi biryoshye birenze ibi bitaramo bihari, kereka niba uri uwo gupfa.
kereka nibura uwo gupfa naho abantu baritanze. Esa abantu batitanga mwewe mu birebe ni gute umuntu akorora bakamuha Bibiliya atavuye mu murima we, baguhereza Bibiliya y'ibihumbi 10 nta murima wanje uvuyemo, utari mwene mama, utari na sheri wanje, utari n'umwana wo mu rugo. Abantu bakareba bati turi kubona twakora umurimo w'Imana kanaka tukamuha Bibiliya, ukirenza turamuhamo n'indirimbo. Ko mana yanje abakorari bararirimba pe, ndi kubona hano ababyeyi bari kuririmba ngenda kuguruka. Aho burya hari abashinzwe kwataka. Hari abana ndi kubona bafashe guca mikoro ukagira ngo nibo bayiremye. Noneho bababyeyi bo bakaja kwataka, abandi bo bari kuvuga ngo mukomeze. Haleluya, mukomeze. Ariko impamvu biteraniye, Imana irashaka umuntu ngo niyumve imbabazi yamugiriye yihane. Niyo mpamvu abantu tuba twahuruye akazi twakaretse. Hari indirimbo nkundaga 94 uretse ko abantu bayihinduye bagashiramwe ibindi ngo nibankunda guterana ku isabato. Ariko amagambo aravuga ngo isabato itahawa. Aho niho Yesu yantoreye, ambwiza ijwi ryiza, nibwo namwitoraniye mu ihuriro ryiza. Ihuriro ryateranye ari ku isabato, abantu imirimo bayiretse. Burya aho uzamenyera abadivica ricu, ubu bigaragara ko turi abasirimu kuko twiriwe imbere ya data wa twese, twiriwe imbere y'igikomangoma. Ariko ejo bamwe turaba turukwahira, abandi tweguye ifumbire, abandi bari guhina amapantaro bari kwegura ibiti, ejo isi turaba twayishandabye. Ariko ijuru ryaduhaye mu munsi wo kuba hafi y'Imana. Haleluya. Biragusaba ngo nawe rero uzirikane abantu batasaze, bikaba bigaragara ko tutari inkora busa. Abantu benshi ntabwo bazi ko tugomba gukora mu minsi 6. Burya Bibiliya iravuga ngo umuntu udakora ni mugenzi w'umurimbuzi. Iyo udakora uba ushaka kuzanira urugo rwawe ubukene. Birasaba ngo mu minsi 6 ukore. Turakora rero nubwo musa nk'abaminisitiri kandi koko muri bo, ariko ejo isi iratubona. Ugamena tugasaba ubuzima, abazi kwikorera bakikorera. Haleluya. Abazi gucuruza bagacuruza, kweje isi iratubona. Buriya twafunze ariko hari izindi mbaraga ziraza, kandi Imana iduhimigisha. Buri Imana iduhimigisha, hasigaye tukabona ico kurya. Reka rero nsome aya magambo ku bana b'Imana ikibaranga. Imana ihumugisha Daniel na bagenzi be. Mu mwaka wa 3 Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami wa Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana amugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijana mu gihugu c'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishira mu nzu y'ububiko bwayo. Nuko umwami ategeka Shipenazi umutware w'inkoneze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu miryango y'umwami n'ab'imfura bandi batagira inenge, ahubwo b'abanyabwenge, b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakarudaya n'ururimi rwawo. Nuko umwami abatekereye igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Muri abo bana b'Abayuda harimo Daniel na Hananiya na Mishayeli na Zariya. Nuko umutware w'inkone abahimba amazina. Daniel amwita Beluteshazari, naho Hananiya amwita Shaduraka, na Meshaki amwita, na Mishayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Bedenego. Maze Daniel agambirira mu mutima yo kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Kandi Imana yari yatumye Daniel atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Nuko umutware w'inkone abwira Daniel ati, ndatinya umwami databuja wabatekeshereje ibyo kurya muzarya n'ibyo muzanywa, kuko nasanga munanutse mudahwanye n'abandi basore mungana, muzaba munshize mu kaga gatera umwami kunshi igihanga. Nuko Daniel ahera ko
abwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'inkone kurera Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya ati ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10 baduhe ibishimbo abari byo turya n'amazi yo kunywa uzabone gusuzuma mu maso hacu naho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami uko uzabibona abari kuzagenzereza abagaragu bawe nuko abyumvise atyo yemera kubagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize asanga mu maso haba ari heza kandi habyibushe kuruta abandi basore bajyaga ku byo kurya by'umwami. Nuko icyo gisonga kibakura kuri bya byo kurya byabo na vino bari bakwiriye kunywa akaja baha ibishimbo. Amen amuvuze. Somya amagambo maremare ariko ari icyigisho gikomeye cyane. Haleluya. Imbere y'umwami sinzi ushize narababwiye gitangira hana amavuna ndababwira ngo hari ibyigisho bigenda bizingwa atari uko umuntu yahisemo kubizinga ahubwo igihe kiri gusaba ngo umuntu aceceke. Sinzi niba ndibutsa hari n'abaje uyu munsi nabi Kigali babitahane. Iyo dusomye mu bare w'igice cya 11 dusangamo inyamaswa zizira n'izitazira. Iko bimeze se? Ku murongo wa 7 aravuga ngo n'urukwavu ubwo rwatuye inzara ariko ntirwuze ni igihumanya yego n'ingurube. Ingurube rero muri iki gihe icyana cy'ingurube ni 30 yo kikigwa hasi. Ingurube maze ukwezi ni 70. Ubwo rero iki gihugu cabonye ko kugira ngo abaturage biteze imbere ku tungo rirazana amafaranga vuba ingurube ni iri kwisonga. Urahari ko none nkibaza nk'umubwiriza ubukwemba ni kumfata no kuri televiziyo. Mbese ndamutse mvuze ngo bizera baba dive utarafata ku ngurube oya urafata ku ngurube n'itorero rya Muhana. Mbese byumvikanye ko umuyobozi yatanze ingurube abakuru b'itorero bagahana uwo muntu wayifashe yarara mu rugo cyangwa yarara ku murenge. Ntago buri kunsubiza. Eko mutari kunsubiza. Babaza ngo uwabwiriza atyo ninde? Abagari ibibazo byabaye buri wese ikibazo akagihereza ku wundi. Ninde watumye uyu muntu aza hano ati n'umukuru w'itorero wasinye. Ukutero bamubaza bati na pastor nawe yari yabyemeye. Pastor bamubaza bati wabyemeye utati na namanje guhamagara kuri firidi. Basi ugasanga ibintu bije bikururana. None ubu kanogera mbabwiri. Ubu kuvuga ngo bantu b'Imana kandi ingurube yemwe suko ndi kuyeza ahubwo utarafashe ko atari nziza nakaziki. Ibyo bibwirizo nago biraje birakomeza gutambuka batazarinda banshiramo. Nijeje nyine ko bitari kutsubiza utarafashe coje amavuna hitwa Igitarama. Umudivu umwe yoroje iravuze ngo baje kuyimufatira bari kuzifata nyine mu kagari nuko atari ko utavuga ko ari nje wagutumye nuko arayimufatira. Rero uyu mupagana yigejeje mu rugo undi aramubaza ati iyi ngurube yikuye hati ni y'umudive da. Nuko umupagana aramubaza ati si abadive bundi bemereye korora ingurube? Nuko ndati none ko yayimpaye ngo nyimuragirire. Nuko ndaramubwira ati nta bwenge ugira. Cyereka iyo ngurube rero igihe cyo kubwagura izana 12 kimwe kiri kugwa ni 30. Wa mudive yabyutse kare rero ari kuja yatumva rero katugabane. Nuko wa mupagani nawe ati tugabane iki? Tugabane kuko yangurube suzuko byagenze se. Undi aravuga ati iyihe? Undi ati si yayindi naguhaye ati niba urukwemeza kuba yimpaye cyo tujya kubivugira imbere y'abakuru b'itorero. Nuko umunga bonye birahiye undi ati ndinda gato nambara inkweto tuje ku bakuru b'itorero nibemeza ko mwemerewe ingurube uretse kunyendereza umbwire. Byashoje umuhungu avuze ati cyo yijane. Aje kubabwira niki abana b'Imana bakera nabo ubungubu. Abakera bari buzuye amaferi mu gihe abahungu bari bagejejwe ubwami kandi bari baravuye iwabo
ujya amateka aravuga ngo nubwo bavuye mu gihugu cyabo bagataye imyambaro myinshi kwizera ko bakujyanye mu kindi gihugu. Mu kugerayo rero umwami n'ikindi akirebaga umwe nkavuga ngo ariko mana ibi bizaba nkihari ko hari umugabo mushobora kurebana ipantaro zikagwa, mbese aramutse avuze ati mbare kabiri iyi burushete kandi ni iy'ingurube uyirye, mbare kabiri undebe mu maso wamaze kuyitamira. Iyi nyama wayirya wakwihagararaho ngo ndi umudive, wavuga ngo njewe ngo nduyu, bisaba amasengesho menshi. Daniyeli agambirira mu mutima aravuga tumva rero nubwo byavuye ibwami, burya uyu mwami witwa Nebukadineza w'umupagani yari afite ikigirwamana cyitwa Mariduki, yaragihagaritse mu rusengero rw'Imana ye nyine iyo Mariduki, ngo ibintu byose byatambukaga ibyaterekejwe n'izo nyama z'ingurube bazinyuzaga imbere y'ikigirwamana, ngo dufite Imana ikomeye yatsinze Imana y'Abisirayeli nta wayihagarara imbere. Niyo mpamvu n'ibiryo bigomba kuribwa kugira ngo abasore b'i Babuloni bagire ubwenge, bajijuke, babe ingenzuzi, babe abahanga, bagomba kurya ibyanyuze imbere y'iki kigirwamana cyitwa Mariduki. Nuko Daniyeli nubwo yari yaravuye iwabo, muri we arongera agambirira mu mutima we ati nubwo turi iw'abandi ariko hari Imana y'Abisirayeli. Iyi Mana ndamutse nyitambutse nkarenga amabwiriza nasomye naba ndi kure y'Imana. Icyavuyemo ni ikihe rero? Yagambiriye mu mutima aravuga ati umva rero njyewe biriya biryo biri guturuka imbere y'ikigirwamana sindabikoramo n'umusa wa vino, ntabwo ndawusoma, ahubwo ngiye gusaba hari Imana twakoranaga yemera ibishimbo ikemera n'amazi mu myaka 3. Ikigeragezo cyaramutse cyaje ndacyo ndagicuruzaga nkakireba nkabura inyungu, uwakwicaza sinzi niba mugira ipfa. Mbonaga ibisambo mu bukwe bakaba bakunyuza imbere imikati, ubwo mvuze ibyo nkunze kubona inaha ngaha b'i Kigali barihangana kuko muyirya buri munsi. Imikati bakunyuza imbere ni sosi, nta maritiro wamira ntayo. Mbona aba bahungu bari bafite amaferi mu gifu cyabo bakayagira no mu bwenge bwabo, baragambirira ngo abandi baraja barashikura brochette twe dutamira ibishimbo. Bamara imyaka 3 barabizera. Burya no mu birire abana b'Imana baragaragara, no mu mirire abana b'Imana baragaragara. Burya imibereho yabo n'iminwere iki naco mu kirebe, mbese kugira ngo abantu bakomeze baragotomera. Wewe uri kunywa amazi, umugabo umwe aherutse kuyobera mu bakire bari gufata uducupa twa Nili, nuko yarasanzwe ari umungu w'inzoga. Rero mu gufungura abonye abakire bose bagiye mu ruhande rumwe bari kubaho uducupa, yibwira ngo ni inzoga zikaze, nuko aragenda bamuha agacupa ka mbere arafungura. Mu gusoma sarukoro yavuyemo cyangwa arasoma aragatereka, arongera bakamubaza bati siku utari kunywa bimeze bitati ndanywera rimwe ndanywera rimwe. Bari kongeza abandi bakayagotomera kabona arayamena, ariko bayobye cyangwa bamuhereza kandi, nuko nakarafungura. Mu gusoma aba bantu bandobanuye cyangwa uwo bari basanzwe basangira mugirira imbabazi abonye yakomeje guhagarara aca y'amazi yatumbudanamanye nayo, nuko aramubwira ati wayobye wagiye hatariho, we tuje kukwereka aho kwicara. Nuko baramujana. Ushobora kuba nawe warayobye, ushobora kuba nawe warayobye ukaba wicaye hatariho, ukaba unywa ibitari byo, ukaba urya ibitari byo, ukaba wambara ibitari byo. Ariko Daniyeli nk'umwana w'Imana yagambiriye mu mutima aravuga tumva ndashaka kwerekana iyi Imana. Haleluya. Amagambo aravuga ngo Imana ibiyereka rero. Nuko ngiye gusoma kuri 16. Nuko icyo gisonga kibakure kuri bya byo kujya byabo na vino bari bakwiriye kunywa, akaja baha ibishimbo. Maze abo basore uko ari bane Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo kwigishwa no mu by'ubwenge. Ariko Daniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi.
nuko iyo minsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadinezari ishize, umutware w'ingone aje kubamumurikira. Bahageze umwami aganira nabo, ariko mu bandi bose ntihabonetse uhwanye na Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nicyo cyatumye abagira abakozi be mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yababazaga. Yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkubwa 10. Nuko Daniyeli agumaho ageza mu mwaka wa mbere w'umwami Kuro ari ku ngoma sije wahera. Nandi gusobanura abizera ba kera nuko bari babayeho bahamya Imana, imirire yabo yarabahamije, bisoza aribo ba mbere bafite ubwenge mu gihugu cye cy'Ibabuloni. Bishatse kuvuga iki rero? Tugeze igihe abana b'Imana bagomba guhamya, bagahamiriza amahanga yose ko tugomba kubaho gutandukanye n'uko abapagani. Haleluya. Tukabaho twerekana Imana. Ndasubira musoma nahereyeho, nimusogongere mumenye ko Uwiteka agira neza, hahirwa abamuhungiraho. Muri uyu mugoroba nubwo byacitse imbere ihari, bikagaragara ko amakuba n'ibyago dukunze guhora tubwiriza ko bizabaho, ariko hirya y'ibiteye ubwoba, hirya y'ibyahahamura abantu, hari Imana izarengera ubwoko bwayo, izaburengera kuko bwayihamije mu mirire yabo no mu minywere. Imyambarire yabo yarabyerekanaga, barahamyaga mu mikorere yabo. Muri uyu mugoroba wakwifuza kuba mu ruhande rwa ba Daniyeli, ukifuza guhamiriza b'iki gihe. Ni bande babyifuza muri uyu mugoroba? Reka Mwuka Wera ahira ikiganza cyawe uhamiriza abandi ko hari Imana ishaka ko wakwerekana Imana yo mu ijuru. Imana iduha amahoro n'amahirwe mu izina rya Yesu. Ngiye guhamagara abanje rero, mukanya mpamagaye abakorari, ariko ukimara kumva iki cyigisho ku bahungu bamaze imyaka 3 yose barya ibishimbo banywa n'amazi, abandi bicaranye mu nzu babanamo kandi bararamo, bari kurya inyama, bari kunywa n'inzoga. Kavuga uti Imana nshoboza nanje, cyakora ipfa nanje rikunze kumbuza amahoro, ariko burya ni wowe wandemye. Ndashaka kukwerekana kandi gituma abantu batihana nanone ni ipfa. Baze ngo ariko ipfa n'umuntu bapfana iki? Ipfa ni maneko w'urupfu. Ipfa ryakugangije pirizira kubona. Umva n'abantu bumva ngo yagize irubangwa, ngo yumva ngo noneho ngo ashaka umugore ngo yamuhaze ngo agiye ahandi, barakugwadika, baragufata. Kubera iki se? Ipfa ryakunesheje. Bande bavuga ngo Mana yo mu ijuru ndashaka ngo ntegekere ipfa. Mubashitsi iraza muri 2 cyokora bikomeza gukariha. None 2020 warazindaye. Ubu warazindaye, hari abantu bagenda amatwi agenda apfa, amatwi agenda avuga ko inzoga ari mbi agapfa, amatwi yumva ko mu myaka yashize bigeze bavuga ngo amatungo yose yo mu gihugu aranduye, iryemewe kuribwa gusa ni yeshitaguza. Babaza tereko kandi singura ubuyiriye utati none ko arizo nyama zemewe, ko ari zo nyama arizo nyama. Wakwemera ngo Yesu agufatira ipfa uhagararira aho ugeze ube mu ruhande rw'Imana? Waburimo tawe. Ariko abantu ntabwo bari kumva ibyo ndi kubaza. Reka Imana iduha amahoro. Imana bakwishimira uyu musore, Imana ikugirire neza, kandi Yesu agufatira ipfa uzavemo umugabo mwiza, uzamukomokaho n'abandi bazajya mu ijuru. Imana iguha umugisha. Urakoze ja kuyicarira. Ndashoje. Reka mbifurize igiterane cyiza. Erega wari wahagurutse mwaho burya si ntabwo urasubirayo. Uwo yareka gusubirayo, gusubirayo nashoje, ahubwo ndongera subukure ejo. Ibyo Imana ibafashe. Murakoze, mukomeze kuryoherwa n'ibyo Imana duteguriye.